Jarasi ndakugaye none nuze gukora ikosa ukancyuye genda aza kuvuga ibyanyu byose narakubeshyeye warambeshyeye bivuge reka nkubwire mu minsi ishize nakiriye umukada kada aritereka hano ati alubumu ya Melody ari kuyisubiramo yose ndetse izanahindurirwa izina ye kuri space numva Godfather nawe ati Melody alubumu yahinduriye izina ndetse ari no kwamamaza yamamaza abatinganyi DC Clement nawe ati Melody ntemerewe gusohora igihangano ni itegeko yahawe na manager numva ndashaka ibi bintu ubitubwiraho byose aba bantu bose nta numwe nigeze mpa makuru mu bundi buryo ni ukuvuga ko ibintu bari kuvuga batabihagazeho ariko kubera ko imbere y'izi kamera uba ugomba gukorera amafaranga uba ugomba kuvuga ibintu bishobora gutuma abantu baza uba ugomba gukurura attention y'abantu ntacyo utahavugira kugira ngo uhahe uronke kandi ibyo nabyo simbujije uko niba kimaranzara isoko nawe ntago wamenye urwego rwanjye ngewe uramfata ukavuga ngo umukada yariteretse warangiza ukangerekaho inkozi z'ibibi inkozi z'ibibi none se ndi kuvuga ibyo ntazi DC Clement se na Godfather none ntago Godfather yirirwa yandagaza ngo avuga ngo shondoroketa DC Clement ntiyageze ku rwego harangiza ukajya kuncorerekanya nabo uri umugome wanteje umuntu umva igitutsi yatutse Godfather umva kuvuga ko kera ntatekereza baratekerezaga ariko buriya urumva turakumva igitutsi cyane biriya bintu navuze hariya haruguru nyine ko uvuga nk'ujunditse na wari ubikomojeho n'umufana n'ukuri nayo mbonye byanditse uvuga nk'ujunditse intozi arasi warangiza ukamfatanya n'aba bantu urumva bari kunkorera iki sintindaha ntuze gutuma ntinda ngewe nuko mba ngira ngo ubutaha ntuzamfatanye n'aba bantu oya nago nzongera bishyize mu ikipe oya nabyumvise byumvuga ukwanjye tuvuga fact nanduru tuvuga ibyo tubiveho reka nibutse Melody n'inshuti ze yarobinze muri team sinjye wavuze team hase ntago navuze Emirene n'inziga afitanye na Deben ikindi ikintu cyababaje na Deben mubanze munamenye ko atari icyo ntago yababajwe nuko bakoze inkuru ngo ibiki ngo dore umuntu ngo papa Deben yateye inda yababajwe nibati Irene nyuma yuko mvuze aya magambo ananirwa kwihangana bimutwara iminsi 5 gusa ngo agaruke yandagaze Deben mwumvise ba bantu tugendane ntunyirukanse yego Irene se yandagaza Deben gute ngiye kubibumvisha ntimwavuze se ngo nge nzanirirwe mbumvisha ibintu ni umunyamakuru mba nabahagarariye nka ubu nsigaye mvuga ibintu nimubyumve ngo mbumvishe proof ananiwe kwihangana no kubimezira navuze ukuntu birirwa bapanga nde sikayita umwandiko sinabivuze ese nabeshyera umuvandimwe none ndi kumuharabika oya ntago wabikora ntekereza ibyo byose ngiye kubibumvisha nawe ubwe yaraje arabyivugira ariko mana yanjye uransetsa Irene aharabika Deben Irene ubwe umva kurikira Emirene we n'urwango n'ukwipanga nabivuze aha nabivuze ibi bitarasohoka none se Emirene yangira iki Deben nge wumve wa muntu wumve sikayita wanjye navugiye aha ngaha ngo yamupanze umwandiko noneho yarongera aramupanga aramuhuruza Philipita atabizi baba atabizi aramubwira ati waje ugahura na Bruce Melody nkuko wampanga aha ngaha ati uze kuza ati arabara uze kandi umubaza ibibazo kuri Deben gusa arongera agize ate aramuromaritse ibintu mvuga ntagomba mvuze induru kuko na Philipita nicyo kintu cya mbere yahereyeho abwira Skayito ngo we bandikira script se muranziza iki cyane mubwira straight ako kanya ntabangerega ibi bintu ntabanga umve
Semero tugereka kwibariza ikibazo oya jewe nukwikomereza nibyo oya nicyo kikuzanye cyangwa nicyo kizanye byonyine kumubaza ibibazo bibiri ngahita nikomereza bibiri kandi bibiri jewe nakoze ikiganiro na Irene urabyumva yakwandikiye script oya nta script yanyandikiye none se ubu naka kanya niwunzanye hano cyangwa ni wabipangiye sibyo naka kanya niwunzanye je nakoze ikiganiro muzi ikiganiro ndavuga ati njyewe my brother the Ben ndamwemera yego nta ribi ati ariko nubwo Bruce Melody wanjye ari igisazi ntabwo yaba umuvixen umusa waba umuvixen muri video ikibazo cya mbere ndeba umuntu mwiza ntamubera ujye ugerageza kwihanga akazi wenda ari nka Butera Knowless urumva arabacubije wumva ukuntu bipana koko mu bibazo umuntu yasohoye indirimbo mu bibazo byose The Ben niwe ugomba kwitsaho ikibazo cyane kandi Emirene yamuteze amatwi kandi Philippe itabanje kwikanga ati we nta n'umwanya wari ufite aha ikibazo uze witse kuri The Ben mbona ukuntu museka twongere tumuseke imbere ya Melody kandi ari byo ndi kubumvisha nicyo kibazo cyane apana indirimbo apana ibiki asabwe n'iki ko Skype yagiye muri The Choice Babu na Philippe batabizi. Alright, Jalas Official TV nanone kandi twongeye kubasuhuza twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twizere ko muri amahoro ku migabane yose yo kwisi turabakengurukiye abari mu Rwanda imbere namwe twishimiye kongera kubana namwe uyu munsi rero nkuko mubibona dutangiye icyumweru twiteretse umukada ariteretse ubwo murabyumva ko tugiye kwanzika mwamfuramwe mfura z'i Rwanda mukada wanjye oui umeze utese ndashima ejo bundi nabonye muri komenti mu kiganiro nakoze nagiranye na Bruce Melody bakugarutseho bati umukada kadaheruka kwitereka ati aho ntiwananiwe kwikunkumura ngo wijajare baragira ngo ndekure se nge nahita ndekura nta mikino ngenge mbabwira uburyo ushaka gutama indege y'akasamutwe n'imishingira rutaro mukada n'ubundi kari uwanjye azajya agaruka erega wowe icyiza ni uko nabonye abantu babizi ko ari ukuntu ibintu byawe ubivuga bakabyumva yego ubwo abantu bataza kumva indege ntaza kumva abantu bampamagara batari ko se wowe ugeze muri benzine indege yo ku butaka erega ubushize nashatse kubikubwira ndavuga ati ariko jara uzi ko ari njye umuntu urekura imiriro ukisitasita n'amaguru niko indege yo ku butaka imiriro y'ugomba kuyirekura ahubwo abadukurikira cyangwa abakunda breaking ubaha wumva cyangwa abakunda imyandiko yawe bivuge gutyo nibo bagomba kwitereka bakijajara ni wewe bihera ubundi bakijandika ni wewe ubundi bakagushyira mu gatwikiriye bantwikira arumva nawe mba mbikubwiye ati kari agatoya wakansigiye wankuburiye ntabwo wamenye ko hari umubyeyi wagatsindiye oya ibyo ni ibyo ubeshya bari abaturanyi bawe oya ntabwo ari ibyo kubabeshya abaturanyi se abaturanyi ntabwo nababeshya anyway abaturanyi tubasuhuze by the way abaturanyi bawe se mpereye ko ariko shaba ari abavandimwe bawe bateye ubwoba ubwo abatari kubasobanukirwa ni abaturanyi bawe muri biriya bipangu no kubivuga ni mu bakapo naremeye ni mu bakapo iyo uhereye ku murongo biyambariye za pareye uhita wumva urwego bariho ubwo Benjamin twamusuhuza ba Benjamin ba Mutoni ba Jean Claude ni benshi ba Ezira mucuti wawe bahinda umurira hirita nishanyarazi nawe abamereye nabi mu mwanya wawe w'umunyamakuru Ezira arampitana
ba Beni kabisa aho biteretse ba Beni barisene ariko nanjye barankunda barisene ni umuntu wabo kabisa ewana rwose babambwira ati umukada uyu munsi dusuhuriza kandi natwe turamukunda nabo bari mu bantu ntekereza ko umwandiko wawe ugisohoka nabo bahita bitereka ngiye kuntama agatungerega niho bambone keza katari ka Muhammad imfura zimaze iminsi zikubuka zose cyo bita kurera bose hera ku murongo ari umuze witerera imetero ntago akareba isura mbi oya kirazira Amaji ni umusaza tana Melody w'umugore yageze arakumira murandenganye rega agatungo rega ari akantu k'abasaza hari abavandimwe bajya bankegeta ati hari n'abandi bakatamira kakabasa wowe uziriki ngo we nikakuyoboka oya genda umutangizi ndi umutangizi kuri we n'iki kiganiro anyway okay ni ibyo rero nzabaza muri Abani niba na karakantu bajya bagakurikirana umunsi umwe ngo utereke nako muri Abani ntacyo wanyimye Abani mpakundira zira ntebe nyine iyo wamaze kuzinterekamo neza kabisa ntangiye kurekura oya jara nta kintu wanyimye ntacyo rwose uyu munsi rero umukada ndagira ngo dutangire icyumweru twihandika muri showbiz akantu ku kandi ibintu biba ari byinshi ariko ndahora nyirenza ntarakwirenza numvise amakuru yawe harimo hashidikanywaho ejo nakira Melody irashoboka se ko hari amakuru yakemanze muyo wampaye ariko numvise yawe atayakemanga we yarambwiye naramubajije aransubiza arambwira ngo alubumu irahari kandi hari ibindi nkiri kuyikoraho urumva ko ntago bihabanye cyane no kuba waravuze ko ariko ntiyanyemereye ko yayisubiyemo oya ngiye guhangana nawe ariko jara watangiye ore kuvuga ibintu by'udutungo ugira ngo ngiye guhangana nawe oya warampemukiye gute se tuvugisha ukuri aha ngaha duhera hajara warampemukiye ahubwo ndaguca yahe manda ibyo byose warampemukiye jara duheraho mbese ntunyirukanse nsobanura amabi none se narakubeshyeye kuko rikosa ukancyuye ndaza kuvuga ibyanyu byose narakubeshyeye warambeshyeye bivuge reka nkubwire okay si wanambeshyeye ariko nawe ntago wamenye urwego rwanjye ngewe uramfata ukavuga ngo umukada yariteretse warangiza ukangerekaho inkozi z'ibibi inkozi z'ibibi none se ndi kuvuga ibyo ntazi disikere mase na Godfather none ntago Godfather yirirwa yandagaza ngo avuga ngo shondoroketa disikere ntiyageze ku rwego yirirwa agurisha abatagurishwa bafite kontara nawe ubizi sinakumiriye aha ageze ku rwego atangiye gufata Bruce Melody brand nk'iyi iri mu zambere mu gihugu yenda si ya mbere ariko iri mu zambere akagera akajyaza akanavuga ati ntaga kiri Bruce n'ikinyusi sinakumiriye aha warangiza ngo umukada yariteretse ukancorerekanya nabo wumvaga ari icye kindi Bruce yankorera ngaho nawe mbwira Bruce ndamurenganya aho nakoze ibara wakoze ishyano wumvaga ari icye kindi yankorera yantakasamba inkuru none yari kunkorera iki atankegeza ubwo rero uraza kwica amande duheraho nta umuntu wese wakurikiye uyu muriro wawe na Melody yaravuze ati umukadura mushese niyo mpamvu rero nanjye niyiziye mu mizo mishya by the way twihanganisha umuryango wa Vava dore imbogo ariko nanone showbiz igomba gukomeza nta kundi twabigenza cyo nicyo mwisi si wacu oya turabagenza siko bavuga cyane rwose reka rero nkwereka ibintu ngiye kugukorera jara na boss wawe
bose wanyendeza bose wawe Melody none se ngiye wamvugiye unazaza mu kiganiro oya nawe nta kintu wamvugiye nta kintu wamvugiye naravuze ko wari we wavuze ko album Melody yayisubiyemo none se ntabwo wabivuze ese nkoze isoni Melody cyangwa zisoni wowe ndamenya mpera ubwo ni twese nyine none se ko nanjye wavuze ko ndi mu gatebo kamwe oya nukuri erega ndaza kuvuga ibya ubu noneho ni finale ngwiki none nabigenza ne ko erega nanjye ubwo mwaranyendereje ariko mukadorere kambanze numvisha abantu amagambo wavuze kugira ngo tugendane ni ibibazo bibiri ngiye gusubiza duhite tujya kuri topic nyamukuru tuje gukina showbiz se Jarasi yakoze ibiki reka tuba ariho duhera gato munyihangane mu minsi ishize nakiriye umukada aritereka hano ati album ya Melody ari kuyisubiramo yose ndetse izanahindurirwa izina ngiye kuri space numva Godfather nawe ati Melody album yayihinduriye izina ndetse ari no kwamamaza abatinganyi DC Clement nawe ati Melody ntemerewe gusohora igihangano ni itegeko yahawe na manager numva ndashaka ibi bintu ubitubwiraho byose aba bantu bose nta n'umwe nigeze mpa amakuru mu bundi buryo ni ukuvuga ko ibintu bari kuvuga batabihagazeho ariko kubera ko imbere y'izi kamera uba ugomba wabyumvise ibintu wankoreye uramfashe rwose umukada yariteretse wabitangiye neza ariko ahantu wangeretseho aba bantu uzi ibintu bakora uzi ukuntu bahanganye na Melody nta kindi yari kudukorera ariko Melody nyuma y'uko ndekuye inkuru ahangaha yiyibagije ibyo yagiye aravuga kuri RBA hari iminsi 3 ishize hari ishize akoranye na Raki reka noneho nkumvisha ibintu yavuze ubwe ni ubwe ubutibuka ubwe ibintu yavuze nese ngiye mvuze induru sicyo kintu mperaho ahangaha nkavuga ati simvuze induru reka nkwereke nk'ibintu ubwe yivugiye kuri RBA kugira ngo tugendane akantu ku kandi umva Melody n'uburyo cyifuza cyangwa n'agaciro album yo rero nari namaze no kubirangiza byose byarangiye nikojeje muri studio ndi kumwe na Ele mbamvumbuye izindi ndirimbo ndavuga nti oya album yo rero nge nari naramaze kuyirangiza ntago ari byo bintu navuze aha ntago navuze ukuntu album byatangiye kera ku bwa Medbeat ntago nagezeho nkavuga ngo Element yamaze kwijandika mu maproje we wamfashije iki kuki utabisobanuye ni wa mujyo wawe wo kudakomeretsa umutumire umugome uri umugome umva none se wowe washaka nkomeretsa umutumire oya nyine ndi kuza kugira ngo ngire ibyo nibutsa abantu banjye kuko abantu bankunda barabizi ubwo aravuze ngo byabaye ngombwa ko njya muri studio nkongera nkiterekana ere ibi nabivuze mbere yuko avuga aya magambo Jara tuvugisha ukuri hari iminsi 3 umva nari namaze no kubirangiza byose byarangiye nikojeje muri studio ndi kumwe na Ele mbamvumbuye izindi ndirimbo ndavuga nti oya hari izindi zigomba kuvuga akajya hizi urumva si ukuvuga ko nejo ntazabona izindi ngo nazo zijyeho ariko noneho byo byansabye gusubiza process yose inyuma ko hari indirimbo process yose inyuma ni iki nabeshye nimba wumvise ijwi mbanje gukina tumukada yaraje aha avuga ko album igiye guhinduka hari iminsi 3 ishize avuye kuri RBA murandenganya ikijara nge ntari umuvuza nduru byabaye ngombwa ko asubiza ibintu inyuma yicarana na Element wateshejwe agaciro yari amaze iminsi mutaka kizi yari amaze iminsi yirukanka ngo yarabuze indirimbo abo yisabane si twabivuze reka kwanza aha mbanze ndekure breaking tukiraha kugira ngo tugendere rimwe breaking kizi ntaguza amakuru yuko nawe yamaze kongerwa kuri album ya Melody yego forget indirimbo collabo na Buddha ntumbwira ibyo tumaze igihe tubizi nawe urabizi duhere ku ndirimbo zitandukanye bagomba kuza bagakuraho kuri album kiza kisangaho agasangaho Element agasangaho amakorabo bamaze kuri coding ibyo bintu sinabivuze yego amara
Tayiga mu mwangiro ako ubusa se Tiger naramusebeje umwana w'igikondo Same Hood umva Jaras rero aha hantu yanjandikiye akantu wasorejeho ukadari yambwiye ubone kare ngo uzita indirimbo asowe nababaje n'ubumwira rwose ntabwo nzi ahantu amakuru aba yayavaye ariko ntabwo album yanjye yakitwa gutyo ntabwo bishoboka nta nubwo izina rya album irya album yabavuga ngo karafu nta muntu n'umuzi ibyo bintu abantu bose batoraga urabyumvise bya sowe none se Melody aranziza ubusa mbisubiyemo ntago ngenda umuvuza nduru aranziza ubusa reka nyine ijwi rye abyivugira sibyo muba mushaka se ubushize dukorana ikiganiro ni wambwiye ngo wari warabyumvise nawe buriya mba nanzitse nzi ko hari live reka nyine iryo jwi rye ubwo nibyo abashaka ni ukunsebya baburetse wumve uyu si Melody ni so wet ni abayoroba baravuga gudo ikintu cyose bongeraho urabyumva uri kubyumva ibyo ni so wet ariko kugira ngo bongereho ya totoloji y'abayoroba atari uko bicenjinga imvugo raba so wet tega amatwi wumva amagambo navuze ukwezi kurashize umva Melody ariko iriho ya oyo muri Nigeria reka nongere mbumvisha aya magambo indirimbo yanjye ubundi ni so wet indirimbo yanjye ni so wet baburetse wumva ibintu nasobanuye birangire aranyandikira ngo shondoroketa aba ni abantu inzoka y'ikirumira habiri musaza yes ni ijambo rikoreshwa mu gisirikare bashaka kuvuga ko bagomba kwitondera umuntu batekereza ko yagambanira uruhande akagambanira n'uru uyu Coach Gayeri ni ikirumira habiri umuntu akaza kubera kurwanya umuntu ngo akanyenyeri akamwita iki gitutsi akaba hostinga mukabyemera akajyazana abandi bantu we Bruce Melody ntabwo ugufite umuntu arabika boss wawe ngo shondoroke ukajya umwumva ukaguma uri gutwikira iki uri gucuruza Jarasi warangiza ukamfatanya n'aba bantu urumva bari kunkorera iki ntacyo nyine urahengekera timu ariko njye abantu banyumva barabizi ko iyo niteretse handekura izo ndirimbo zimucika iyo shondoroketa ntabwo twabonye video y'umukira ari kuyivuga umutoza Gayeri babuze uko bagira disi nawe asigaye avuga ati nyine nunyita kinyuse ndabikwepera heze ariko ntabwo baba baserebura disi nibyo nakubwiraga ijambo so wet ntago ari album ni indirimbo ye ntago abyivugiye ngo indirimbo yitwaga ngo iki so wet bongeraho akaringoshyo K.O. Sintindaha ntuze gutuma ntinda ngewe nuko mba ngira ngo ubutaha ntuzamfatanye n'aba bantu ntago nzongera bishyize mu ikipe nabyumvise byumvuga ukwanjye tuvuga fact ntanduru tuvuga ibyo tubiveho reka nibutse Melody n'inshuti ze yarobinze muri team sinjye wavuze team hase ntago navuze Emirene n'inziga afitanye na Deben ndagira ngo mbyinjiremo mbitambukeho kuko uyisuwe mwandiko w'uyu munsi urabyibuka kutatohoje ngo umbwire iby'inzigo se iby'inzigo narabeshye nanjye nakubwiye ko inkuru yabaye ya Debeni yego iyo Irene yakoze ajya ku bintu byo gukurikirana inkuru ya papa wa Debeni yego iyo nkuru yasibwe yego nyuma bagahura ku irebero yasibwe kuko itari ifite iki credibility na balance ikindi ikintu cyababaje na Deben mubanze munamenye ko atari icyo ntago yababajwe nuko bakoze inkuru ngo ibiki ngo dore umuntu ngo papa Deben yateye inda yababajwe nibati bamusanzemo aho bagiye kumukoreshereza kwibati ngo ahantu ngo yabuze ahantu aba ngo hafi y'urusengero ibati riraho igihugu cyarwanyije nyakatsi ntago ubizi ndabyibuka icyo nicyo kibi umugabo wese yakwisabaganya niyo waba ubeshya umuntu yaza akivuguruza kwibati ari nde wabiteguye inkuru yari ya Irene
Irene nyuma yuko mvuze aya magambo ananirwa kwihangana bimutwara iminsi 5 gusa ngo agaruke yandagaze The Ben. Mwumvise ba bantu tugendane ntunyirukanse. Yego Irene se yandagaza The Ben gute? Ngiye kubibumvisha ntimwavuze se ngo nge nzanirirwe mbumvisha ibintu ndi umunyamakuru mba nabahagarariye nka ubu nsigaye mvuga ibintu nimubyumve ngo mbumvishe proof. Ananiwe kwihangana no kubimezira navuze ukuntu birirwa bapanga nde sikayita umwandiko sinabivuze ese nabeshyera umuvandimwe none ndi kumuharabika ntago wabikora ntekereza ibyo byose ngiye kubibumvisha nawe ubwe yaraje arabyivugira ariko mana yanjye uransetsa Irene aharabika The Ben Irene ubwe umva kurikira yahise ajya muri defense nitwaje akantu k'agakombe nzajya nsomaho gake yego nta kibazo ikibazo nuko ntabwo wapfa kuzana urwagwa muri studio gusa somaho nta kibazo agakofi nta kibazo ibintu byo kurara amajoro buriya biratwica ese abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda ko bafite ibinyobwa bamamaza cyane cyane abo muhanganye wowe wamamaza iki ni njye wabarangiye uko babigira sezi metere na jeri ngo umusaza ngo yaravuze ngo ngewe ngo ntabwo nguriya muriga kugira ngo twitandukanye ngo ari kwamamaza rufuro ngo reka namamaze tuve mu bintu byo kuganira ku bantu tuve ku bintu byo gusebya abantu no wumve aba baripanze uguze kumva Irene niwe mubi cyane rero kuri The Ben reka namamaze bayashaka mbabwize kuri tuve mu bintu byo kuganira ku bantu bitangiye kuko Peter nawe rero buriya abantu ngo bakira hafi ngo barimo kwibaza rikera buriya Peter nabona bigenze biteze ntago bagusuzugura imbere y'umuhanzi nisabira abatekinisiye mu gihe abantu bakiri kwibaza rikera agiye kwamamaza ngo igura 5 ngo baje gutungurwa nuko ari 5 yarahereye kuri Bere n'abagome ni mu mavi nge nabibabwira mukandenganya aba ba Melody baba bazi ibyo mvuga wumve noneho Emirene nashaka ukumvira buriya ntago bagusuzugura imbere y'umuhanzi bakire mu goya gusaza ubu tutagira ikiganiro mu byuma ese amaza n'ibyuma ngo bashyire Soweto mu byuma byari inyuma nibyo navugaga nibyo navugaga rwose ariteranya rero bashyiremo Soweto muri iki cyuma nariteranya ese umuhanzi yamamaza icyuma bitwaye ibyo bintu cyane ko wenda ashobora kubona akora siporo akoresha icyo cyuma ibyo bintu muri kuganira rwose mbaye ntandukanye nabyo umuhanzi nzo cyamamaza rekeraho gusa uragira ngo nkore iki nyine urumva yego etse gato yego Irene nubwo yavuze ibyuma urumva ko atari ubusembuye kandi narahereye kuri Philipita kari kuri payroll ya Karo ntago nabivugiye aha byo tugendane kuri payroll sa iriho nk'iki ayiriho nk'umukozi nyine ariko so to abasiniya kuba tubafite hari icyo bimaze anytime tuzabakenera bipanze noneho bagucurwa ugira ikintu washobora ntago Philipita hembwa nk'ikiraka kwa 5 agiye kudija hoya ni ku kwezi we jyuzana utanaza nta ribi n'urwo rwego nabisobanuye aha Emirene we n'urwango n'ukwipanga nabivuze aha nabivuze ibi bitarasoka none se Emirene yangira iki The Ben wumve wa muntu wumve sikayita wanjye navugiye aha ngaha ngo yamupanze umwandiko noneho yarongera aramupanga aramuhuruza Philipita atabizi Baba atabizi aramubwira ati waje ugahura na Bruce Melody nkuko wampanga aha ngaha ati uze kuza ati arabara uze kandi umubaza ibibazo kuri The Ben gusa arongera agize ate aramuromaritse ibintu mvuga ntagomba mvuze induru kuko na Philipita nicyo kintu cya mbere yahereyeho abwira Skayito ngo we bandikira script se muranziza iki cyane mubwira straight ako kanya ntabangerega ibi bintu ntabanga umve
Semero tugereka bibarisa ikibazo oya jewe nukwikomereza ntacyo nibyo nicyo kikuzanye cyangwa nicyo kizanye byonyine kumubaza ibibazo bibiri ngahita nikomereza bibiri kandi jewe nakoze ikiganiro na Irene urabyumva yakwandikiye script oya nta script yanyandikiye none se ubu n'aka kanya niwunzanya hano cyangwa ni wabipangiye n'aka kanya niwunzanya jewe nakoze ikiganiro nkoze ikiganiro ndavuga ati njyewe my brother the Ben ndamwemera yego nta ribi ati ariko nubwo Bruce Melody wanjye ari igisazi ntabwo yaba umuvixen umusa waba umuvixen muri video ikibazo cya mbere ndeba umuntu mwiza ntamubera ujye ugerageza kwihanga akazi wenda ari nka Butera Knowless urumva arabacubije wumva ukuntu bipana koko mu bibazo umuntu yasohoye indirimbo mu bibazo byose The Ben niwe ugomba kwitsaho ikibazo cyane kandi Emirene muteze amatwi kandi Philippe itabanje kwikanga ati we nta n'umwanya wari ufite aha ikibazo uze witse kuri The Ben mbona ukuntu museka twongere tumuseke imbere ya Melody kandi ari byo ndi kubumvisha nicyo kibazo cyane apana indirimbo apana ibiki asabwe n'iki ko Skype yagiye muri The Choice Babu na Philippe batabizi arabyivugiye reka nongere nkutangiriza ubwo ntago wakurikiye umva amagambo ya mbere avuga none se Semero tugereka bibarisa ikibazo oya jewe nukwikomereza ntacyo nibyo nicyo kikuzanye cyangwa nicyo kizanye byonyine umva kumubaza ibibazo bikuzanye ntago bazi ikimuzanye Emirene yamusinyaye tugiye kwakira Bruce Melody nyaruka yenda aragukandira akanyenyeri ariko witse kuri inde kuri The Ben nze kubona uko nseka neza muwe mugira ngo mvuge ikijari ibi nabivuze mbere ahangaha surumva narenza yige barangije baramumeneka ngo yamamaza ibyuma mana ntirenganya The Ben bwarakeye arangije akora indirimbo akora challenge indirimbo iri mu bihumbi 600 ntiyahisigwa muri miliyoni n'ibihumbi 100 muri miri yenda hari abavuga ngo si we wababwiye ngo mukandeho kukibirirwa bapesa ba General Benda ngo bakuremo imyenda se birukanke ku gasozi si ukujya batwikira iyo ndirimbo noneho Benda ntacyo yongera mbona mu mentioninga buri kanya haciye nahanyuze erega murandenganya cara murandenganya umukada nyibwirira ngweke murandenganya breaking news aya niyo ntegereje ubu ibyo byose nanjye narabyumvise ahubwo hari akantu waruyikijeho ngo tuvuze ku bintu bya byeri yego na Melody yego urajume breaking news aha tuhasoje neza tuhasoje neza birumvikanye pe ko hari ibintu navugiye aha haba kuri Sowet ko ari wa mujyo wa Bruce Melody breaking news ariko noneho itereka wamfura ako se kubera iki ntahereye ku byawe noneho na Melody kugira ngo bigendere rimwe nawe nyine impamvu byanjye se nibi mufitanye kope yihese kandi nunyemerera nzabivuga nunyemerera nzabivuga ubwo rero mukada wanyu ndaza kwita kuri aya magambo neza amenye nimba hari uwahubutse cyangwa se niki sindi uwanyu se jara muranyangira iki oya nta wakwanga nyemerera ninjire mu miriro y'uyu munsi yanzanye breaking ngiye kwinjira kuri Brarirwa mbabwire Bruce Melody ninjire kuri Davis D nyemerera mbyinjiremo neza yego nyemerera iyi nkuru nyinjiremo neza irimo Davis D azika wamfura ndanzika guturanyinjizamo gute Davis duramuheruka Davis disi muheruka ari bwota amasimbi ese amakuru yurayafite nishwe ava za Belgium yimena za Paris ngo ni wa mujyo ntuzayamurushije Kenisoro yisurira abantu door to door ya business ya door to door kora uderive wari insazi iyi nkuru ndayinjiramo gute kugira ngo ninjire kuri Brarirwa Bruce Melody mwereke ko ntari umuvuzanduru oya mbwira ubu ndacyaganira na Melody rega oya dore Davis D ejo bundi umuntu bita DJ Bisoso atangiye gutegura ibitaramo nyumve neza uyu ni umuriro wiki bitangiye gutegura ibitaramo byabereye Musanze yaha urumva amanukira Rubavu reka duhere Musanze rero
yari afite abaye musi babiri, umwe bamwita Gitego bakorana umunsi ku munsi, undi bamwita Fata ku mavuta. Uze kumva ubutwari Fata yakoze bukomeye. Bisoso ndagira ngo mbanze mbibutse ko uyu muntu yatunze amafaranga kuva kera. Bisoso za Fespade yagiye acuranga murazizi guturuka za 2004 mu Rwanda yica gakiza cyane. Barakidube baza mu Rwanda, ba Rufa Brondi baza, urabyibuka Jara? Ndabyibuka rwose ijana ku ijana. Bisoso ari Bisoso. Bisoso no wakera. La classe bazi, la classe bazi za Beseri ubari bwose hano kwa Vena. Amahiti y'ububari Bisoso ayafite mu ruhare. Yego. Bisoso arangije umunsi umwe ahamagara abahanzi batandukanye, Davis daza kwisanga mu mwandiko wabahamagara, aramuhamagara mutera ubwoba. Aramubwira ati Davis sinjye wagufashije, mubwire ububari nagucuranzemo, mubwire ya za RBA za Covid twica tugakiza, RTV za Dejamu na za Motomoto na za Friday Fright. Amutera ubwoba. Davis yibuka ko nawe yafashijwe. Yego. Kuva kera. Ndagira ngo mbibutse ko DJ Bisoso yatunze akabari gakomeye Inyamirambo. Urakazi Jara? Akahe. Inyamirambo kurya nyuma. Kabari ka Bisoso ntakuze. Oya. Yakagurishije miliyoni 18. Nari kanze. Ryarise mu uhe mwaka mbere ya Covid, y'umwaduko wa Covid. Muri kumva ukuntu abantu biteretse kuva kera. Ubwo ari kunyumva Bisoso. Davis aravuga ati ubwo Davis nyine manager wa Davis uramuzi? Bagenzi. Oya, ariko tuzi papa we twebwe. Bagenzi tumuzi. Ahubwo abantu bazi bagenzi ntibazi papa we. Ngenzi papa. Ahubwo mwe abanyamakuru muzi papa we. Nawe wekegeta buriya papa we amwumvira ni gutya. Straight. Umurongo. Kwabisi. Papa warakomakoma ati nyaboneka Bisoso tuzira ubuntu tuze kugusapotinga nkuko wafashije umwana wanjye, niturangiza tuburire na vewiti tuzamo. Bisoso ararakara ngo bamusebeje ngo bamuciye amafaranga. Bigeze ku munota wa nyuma ni bimwe abantu birirwa bavuga ngo Davis yarafropinze. Nawe ni kubyemera yarafropinze? Oya, ntago navuga gutyo. Ariko navuga ko yasubiye inyuma. Ako ntago nabyita flop. Ndagira ngo mbibutse papa wa Davis mwitangazamakuru uruhare rwe kuri Remigo TV. Arekirita baraki ari umuyobozi. Twibutsa abantu ifoto ya Davis dari umwana yifotoranyije na Diamond aza mu Rwanda. Iyo yagizwe mu ruhare na papa Davis. Oya, papa Davis ni umutigisi. Ni umutigisi ku mihanda. Tubibutse ko na Babutare ya Vibinzi Farasi. Bazari za Dede zari zarabagoye nganye Vairo cyane. Ntago ari umuntu wavubaha. Turamwibuka muri Covid mu butayu arekura zabo ameze neza. Ariko ubu noneho ngo agiye kuzagira mu bitara mu buntu, nibwo Bisoso yamufataga ku gakano. Nibageze Musanze buriya byarangiye Bisoso abikace, baritegera birangira bitegeye cyagese. Musanze bahageze igitaramo kirababasani, ibintu byose bigenda neza. Arangije Bisoso abwira Gitego ati genda usoza igitaramo mwereke isomo. Uri kumva baba promoter dufite. Papa Davis yari yicaye mu modoka na Davis. Barangije bati baragisoje, barakomakoma. Abarirukansa abwiye Fata niwe wari hafi ati ko musoje Davis umwami w'amajyepfo ari hano. Fata rumirwa abasubiye stage. Fata kora ubutwari, gitaramo arongera aragitangiza. Bintu bitabo buriya Fata ni ikinya. Suzi ko ni Burundi se kwa Melody yageze ari ipanga. Fata ari ipanga cyane. Arongera ati nibibaho tumwami w'amajyepfo stade yose nduru ziravuga. Nuko Davis ya performance bigoranye. None se Bisoso haziye miyo nzigo. Bisoso we yari yagize ishaza. Baramunanije kugeza ubwo na ya mafaranga abuze, ariko akananirwa kubahakanira bitewe n'utundi turimo yayakoresheje, bakitegera kubera Davis yabonaga nawe hit iri kugenda ikendera. Ntago bakade bari bariteretse se. Bakade bameze nabi. Bari bameze nabi. Aritegera arijyana byatangiye baca vewiti. Baba manager. Vewiti. Ni Fata wabarokoye. Ibyo mbivugiye iki? Muri wa mujyo wanje wo kurekura. Harya ubushize sinavuze ibya RBA.
uzi ko RBA buriya kubonayo kontara udafite kaminuza bitemewe. Iyo nkuru urayifite. Oya tugendane ntago turi bwihute uyu munsi. Uzi impamvu tugendane. Nibutse ko hari abakozi basezerewe kubera iyo mpamvu. Yego. Mu minsi yashize. Yego. Ndagira ngo mbibutse ko DJ Bisoso nawe ari muri uwo mujyo. Banze kwanza nkireho akadomo. Ariko birazwi Bisoso ntago ajya birazwi. None kuki yaho banyakazi kuri RBA? Bisobanure cyanjye mbisobanure. Ntago mbizi. Reka nitereke. Ngira ngo nuko ari umu DJ wenda ukaze. Reka kukaze. Bike. Reka. Buriya buri muntu agira inshuti. Umwe mu bantu baniyubashye ntashatse kumentioninga wagiriye inama Bisoso akanamuconnecta. Reka nkubwire ikintu bakoze gikomeye. Baravuze ngo shinga company. Numara gushinga company twe tuzaha akazi company. Urumva iyo IQ. Ntabwo uzaza nka Bisoso. Bisoso wa Humanity. Yego ufite uburambe za Fesipade wazicuranzemo. Ariko ko tugukeneye. Ko na komedi uyigendanamo neza na Nita Pendo. Bahaye akazi company. Urumva uburemere bufite. Iyo company niyitegura ibyo bitaramo. Niyo mpamvu mba mitambitsemo. Umwe mu nkoma amashyiye bamwita Gitego. Tujye tugendana. Ibyo byose mbivugiye iki? Ndagira ngo ninjire kuri breaking ya Bralirwa. Ndi kubwira Bruce Melody. Jese ndi umuvuza nduru. Oya nzi kamfura. Nze mbagotomera ho. Itereke. Bralirwa byagenze gute jara? Mbwira. Bralirwa Bruce Melody yagonzwe n'ikintu gikomeye cyo gupostponinga projeze. Projeze zirimo indirimbo sowe ya postponinze birimo album. Ndagira ngo mpere kuri Kiz. Ubushize na break inzu witwa Element. Kiz yongeye kura natangiye mbivuga. Kiz ntago bagiye kumuragiza. Hehese. Duheraho. Jobundi Godfather mu hostinga ngo bibye umugisha ngo banibye ngo Kiz. Namenya ndi makuru kuri Kiz nyuma yuko mvuze ibya hybrid. Si twabisobanuye aha. Kiz ntago bamujyanye Kimironko. Yes or no? Ni hakorera. None nta mukiri uri muri timu uriyo ukambitseyo. None sibyo bihuriye. Bihuriye nuko nyine bamumucungishije. Ari muri timu. Ntago Kiz ari kuri album ya Melody. Ariho nyine. Kiz yashorewe na 155 AM. Kugira ngo ashinge studio se. Weke. Ega nawe buri kubabaga. Nihagira umuntu uvuga imiriro yawe na Bruce Melody. Iye miriro ariko. Nzababara abavuza nukuri nyigenze runoni gihe kinini. Projet mufitanye we na Melody. Nyarugengiraza kugusobanukirwa ugiye gutitiza ngo bahemirene ngo bamanaginga biririmbi ngo abaririmba womenye uzaziririmbi. Jara izina ry'Imana nihagira umuntu uvuga imiriro yawe ububabwa. Mike ntagatuye Kimironko. Ariko ntago ubushize navuze ibya na afite aho hahuriye n'akantu. Nyine bizasobanuka. Kariya kazu keza bahaye Kiz ndaza kumenya Randy Road wako. None se ngewe ariko musa. Ubu Melody ntago ari kunyumva. Ntago Kiz yongeye kuri album indirimbo zirenga 3. Ubushize sinavuze ibyahere ntiyimennye inda. Reka mbabwire ibya Bralirwa none y'igikuba gicikire rimwe. Iyi ni company ikomeye bro. Bruce Melody yasinye amasezerano muri Bralirwa. Ahembwa ku kwezi. Ntubizi? Yego. Mafaranga meza pe. $10. Zingahe? Ewana. Ega jya uzicunjumuka n'ubu. Menye igipfunsi kigeramo. Kigeramo kirenzeho udukeregeshwa duke. Ko ni nyinshi. Ntacyo wakoze. Ngo afite agaturufu ngo ajya hiterege ngo ajya ategera ngo nimba ari Primus nimba ari Nore ngo akayurira n'indege ngo niko kantu ngo abici. None reka mbabwire ibyo mutamenye rero. Kuyinywa New York. Yego. Ubwongereza soma icupa. Bruce Melody
umwaka wa mbere basinyanye ahembwa agatubutse bumvikanye ikintu gikomeye yuko agomba kuzakora album launch bwa mbere mu mateka ye forget iby'imyaka 10 album launch se yakoreye muri Serena ariko se biriya turi kuvuga album ziri ku rwego rwo yereka abantu ziteguye kugeza nubwo indirimbo za kera nazo ngo ari kugenda zisunika zizana kuri album za wenshi za round nayo iriho se ni yabikwibwiriye ahangaha ngiye ko indirimbo ziriho ngo tutarazimenya ngo ebyiri zarasohotse ngo wenshi za round naso iriya ngo ntiyaburaho ngo kubera umusani uyiriho hagombaga kuzaho igitaramo bazamukorera nta binyoma Melody yatubeshye muri BK Arena ibiheze ikiri Kigali Arena ngo basinyanya amasezerano ngo ya miliyoni yo kuba ambassador se ntabwo ari we ngo bizagenda bite yarabanje aratubeshya ngo bamuhaye iryitanu zo ndazibuka bamaji baraza bararira ngo barye hose ngo byarabababaje se abivugiye hanicaye uri kumva noneho tumuvumbuye aragaruka arongera aravuga ngo erega ngo twayumvikanye mu mpapuro ngo nzayakorera ngo bajye bakuramo nkore nk'igitaramo bavuga ati mayinazi 40 atubuze ivuyemo ibitaramo yarabikegese yakoze ikira cy'imyaka 10 sicyo kese ibindi ngira ngo ni bya bubu Bralirwa kubera ko kantu yarwaye bumvikanye ko izamusponsoriza mu gitaramo kubera rero bya binyoma yatangiranye kera urabizi ko igitaramo uteguza mbere n'ubukwe ku bookinga sare uteguza mbere ntago ari ibintu mu kwezi kumwe wa bookinga byageze mu kwa gatanu yarateguje Bralirwa abizi neza ko zasowe na album zizaba zarasohotse ntubizi ko twakoze inkuru nyinshi birangije biramupfubana ariko Bralirwa bari baramaze kuvugana barumvikanye kwigomba kuzamusponsoriza ngiye kuvugana amafaranga kugira ngo mbwire Melody yumve ko tutavuze induru ubushize utazongera n'ubutaha utazampekeranya n'abanzi mwanzi waramukegera ntago ubushize navuze ibya Sabehana ntutume mvanga ibyo yongoreye cita wajya nari mbizi ko nazahera ku byasaba ariko Melody boy azafatwa yahise amuha isomo rya ruhago ariko Sabe nawe anyereje irende buriya yabonaga ko ubundi badakumiriye ari ikibakora se kunyereza irende sibyo ngo ari hafi ngo ari kwisanisha n'abantu b'iburayi muri kampeni yaradefirije none se ndabeshye cyara uzi kuseka abantu bakagira ngo hari ndi kubeshya oya umva nkubwire rero ibya Melody na Bralirwa hagira inkuru ateguje Bralirwa arayibwiye ati muri uyu mwaka muzamfashe muzansapotinge muri gitaramo kiremereye yego barabimwemerera hagiye kuzamo Davis arangije bumvikana amafaranga menshi yantangaje akaba miliyoni 40 zo kugira gute turagukodeshereza sare ya BK Arena ihenze turagushakira protocol nziza turaguha stock y'inzoga za Bralirwa ihagaze hafi miliyoni 25 total bikagenda bikagwa hafi miliyoni 40 urumva Melody deals mubanze mwumve Bralirwa icyari cyo miliyoni 40 subwo igitaramo cyavamora wumve nyine zangaruka cya kiza cyo gukorana n'abantu bishoboye kuko nabo nizina nawe nibigenda neza ugapfuka ukaba nka mbonye nuko wapfuka mu barokore badatamira Bralirwa ariko batamira koka yego sha fata abarokore ntibanywa fata oze ngo kutiyongeza dutatu we nicyo bapfa uri kumva umusa hafi miliyoni 40 bakakavaringa igitaramo cye none ukwa munani bari barahaye Bruce Melody reba ahantu turagusatiriye ahubwo se nta gitaramo gihari reka mbisobanure neza aracyapostiponinga wibuke muvoma agiye gukora muri uku kwa 9 none Melody igitaramo cye sagiye kugishifte nga mu kwa 10 wibuke ko agomba kukirekura yasoya album uri kubyumva neza ja album nayo ntirarangira
mbivugiye iki nahereye iki kuri Davis D ukubera iki namuhereyeho Davis D yaripanze nk'umusiniya hano muri game aragenda arakomanga muri Bralirwa asangamo marketing manager uteye ubwoba umukunda umufana bamwemerera inkunga nayo ndayavuga zikamwa marindira duca amazimwe rega inkuru zirarushye baramubwira ngo twe Bralirwa turagufasha turagushyigikira kuko Davis D afite album launch ayo makuru urayafite ayo narinzi ndaje mvuga amatariki afite album launch vuba ndaje mvuga amatariki baramwemerera byose barangije baramubwira ngo amatariki uri gushyira muri iyi sama niho brand ambassador wacu Melody igitangaza wacu ari ntago twaba bangikanya subutu shaka ndi matariki barangije Davis D bamwemerera inkunga ingana na miliyoni 8 harimo nawe guhabwa stock ariko stock yakana tandukanya stock ya Davis na stock ya Melody kandi Melody hazaba harimo ama produit menshi uri kumva barangije baramubwira ati postpone hira handi shaka indi tariki wumve impact ya Melody batazi ko Melody azicira Davis mu mpeye itariki 30 z'ukwezi kwa 11 niho Davis yashyize album tugiye gutegera tubone tiza n'ibikina za coming soon byose ari kugenda yogoga amahanga ava mu Bubiligi ajya mu Faransa ubwarasoreza mu Budage yibuke ko mu Budage Davis arayironshije yibuke ko mu Budage ariho baturumburiye social mur ariko ibindi bihe sibyo abihuriye no kuba yari yagiye gutarama social ntiyabivuze ko n'abatari yagiye mu gitaramo oya yagiye bwirira Melody kuvuga ngo yari afite gahunda muri Bralirwa ateguza mbere nk'uko buri muntu wese abukinga mbere nk'umuntu uzakora igitaramo yego kandi yari brand ambassador avuga ati muzuba ndahatwika bagomba kunshyigikira bamwemerera hafi amafaranga muri details zibizabirimo erega babara branding babara ahantu bazazenguruka mu bitangazamakuru bavuga ibyo bintu babibarira agaciro abanyarwanda bujye munyumva neza babibarira agaciro gasaga miliyoni 40 na stock zacuruza ubundi nicyo bita kuba brand yego Davis inyuma zayo nahereye kuri Davis mbibutsa amakuru ye kujya mubibutse neza mbibutse n'ibyo amaze iminsi acamo bantu bagahura n'ibibazo ntimumenye ibyo ari byo Davis ibibazo bye byatangiye kuri cya gihe cy'ifungwa ryabo na Kade kuva kiriya gihe Davis yagiye yahungabana kabisa wamenye ibyabaye nyuma Yesu we ntabwo nabimenye muri teye ubwoba aho ku muvandimwe indese Davis uzize ko bari babataye mvuto yego bazira iki bazira nyine ngo wa mukobwa shazi wagize ngo byarahagaze oya byarahagaze kandi ayikunyereza mukayumvira mu nda ayikunyereza mukayumvira mu nda Melody se Nyirindirimbo Kadese Nyirindirimbo oya atari Kade ntose Nyirindirimbo si Kade iyo turi kuvuga wagize ngo n'ubundi ane yarambwa ati buriya ibintu bya karandura byemera karande bibaho urabyemera bibaho cyane ubushize sinavuze Kevin Kadahangaha nimvuga ngo iki uvuga ko harya waratuguye mwahuye wapi yavugaga ibyabereye Kanombe ntabwo bwakeye nkamusanga kuri Kasuku Records Kasuku niyirirwa avugiriza induru Muyumbu Jimmy ngo ni umukire ntabwo byumva ntabwo Muyumbu Jimmy navuze ibyo na Kevin Kade harya navuze isano bafitanye ntabwo narivuze nzi ko babizi ntabwo uzi ko Muyumbu Jimmy afite icyo apfana na Kade mubyara we weke none nimba ari mubyara we yari kwemera kontara ya Karomba akirengagiza y'umuryango iyamubyara we urumvikana aho ngaho niba ari ibyo ako se Kade ntafashwa na sister we wahehe wo muri Amerika uragira ngo mbyinjiremo mvuge ko ari abanyamasisi byo kuba abanyamasisi urabizi ariko oya nyine urabizi oya ntabyo narinzi ntabyo waruzi muzi nk'umunyagikona Muyumbu Jimmy Muyumbu wenda byumva
kandi nkubwiye ko ari mubyara we n'uwo mujyo. none se ntuzi ko se Kevin Kade yigeze no kunyarukirayo? kora se no kunyaruka ngado amakuru uri kuvuga cyagiye se igihe tumuguraho zumi akubwira ati ari karande ari ibintu bituma bidufata isomo. Igihe bavuga ko Kadera aturutse sibwo uri kuvuga yari muri Kongo? Yari muri Kenya. Yabanje Kongo ahita komereza Kenya. Ese kiriya gihe nabwo byari no kese n'ubundi umunyafinirande mama yake iza kegeta hasi cyane. Umunyafinirande uranshanze iteye ubwoba iyi nkuru wisucanga wamba bariye inkuru ngo iki nta mumama uba muri Finirande. Uya Finirande mama ubwo baba banyumva bo mbwira akoze ku buryo akaba ari hoze injari zaturutse za kane zinamwumiraho mama yakaravuga ati ko bitari neza mwagize icyo mumumbariza imyitwarire se ati ko ntari nemeye neza. oya ngo iki kugahato se Wiche Kevin Kade nari ngiye muri ibyo by'ama promotion aho turageza aho ntago twarenza hateye ubwoba hateye none se twe tuza aha ngaha tuvuze induru ntabwo iyi nkuru Bruce Melody yize iyi mvuze inyerera ikagera mu nda ntago Davis dayizi ntago Kevin Kade yize ese kuba navuga Masisi se ni bibi ntabwo ari bibi nimbise baba nk'abanyamasisi nkuko bavuga abanyamurenge cyane rwose none muyumbuje mission krewe impamvu yatesheje agaciro kontara ya Coach Gayeri wose onkere mu byahara ndamenya mfata iki ni hafa mu family ni hafaho kandi agafaranga karimo aha niho Bruce Melody yaje ase ku muvandimwe aravuga ati umuvandimwe yaragiye aravuga disi uri kumushyirisha amati ati element ati yaraseze ati nama bakoze barabyumvise ari kumuseka akagero bakabeshya ngo muyumbu Jimmy utanafite gahunda yo kumanaginga umuntu iriya ni blessing yaraje gutanga gusa ni blessing nta kindi yaraje gutanga kuri Kevin Kade n'umuntu bita The Ben ibyo nabivuze aha ngaha ndetse bamureba ijisho ribi muri 155 AM Kanombe bamuturumbura kivume kuki utabaje Melody nimba kuri 155 AM hatari umubounce kubera icyo utabimubajije ntago maheruka nanjye ntabyo nzi kubera icyo utabimubajije ntago nari mbizi vrema umva zeho mubari ukora kuri album yego byose imikoranire irakomeje oya bimeze neza kandi ndatinye kuvuga ko element agiye kugenda akajya hese kandi agiye kwikorera ibiki muzabimubaza ariko nge mpamya ko ntahagiye kandi akazi turi kugakora neza ari no mu producer bishimiye aho bakorera cyane cyane ko we nk'umuntu aba atarabivuga ubwo aba bivuga nabasaba gucukumbura neza amakuru batanze niba ariyo nabonye hari n'abamushyira amagambo mu kanwa ubwo zindi kintu ngo yahise avuga isi n'abaturage bakicara bakabireba masikini ya Yesu ako ngo masikini ya Yesu ngo mwanze kuyikurikirana mwanze gukandaho ako se jaro buri guseka ikigoko muri abagome masikini sha mwanze gukandaho navuga ngaha nacikwa gavuga ati ceno sizabo ubundi umuntu ukora yishyura amafaranga ya boss ntabagaragara si mu gitondo na nimugoroba operation ntiziba zisohoka ako namwe mukamukorera akanama mukanga gukandasha muri abagome uri kumva singuyu Bruce Melody arangiza ukajya kuncorerekanya nabo uri umugome wanteje umuntu umva igitutsi yatutse Godfather umva kuvuga ko kera ntatekereje baratekerezaga ariko buriya urumva turakora umva igitutsi cyane biriya bintu navuze hari haruguru nyine ko uvuga nk'ujunditse na wari ubikomojeho n'umufana no kuri nayo mbonye byanditse uvuga nk'ujunditse intozi ndavuga nti reka mpe kubisoma nta kibazo ariko ibyo wankorera byose gerageza usubize n'ikibazo ibyo wankorera byose niho wankorera ububeri
bariyakiriye Mbese nawe Melody azatwicira aha kuri iyi mihanda ariko njyewe nta miyaga nkura mu bavuzanduru naraje mvuga wanteje abantu mvuga ukuntu hari ibintu mbwiye ariko bikaze byandese ni byinshi none se wagize ngo n'urwego ntibyagezeho bagakomakoma n'iki na rega hari ikintu nyine uba uvuga ukavuga ati ni ukuri buriya ibintu tutabikuyemo isomo jarasi ni ukuri ibintu ducamo tuba dukwiye kubikuramo isomo ni ukuri kandi pe kugeza ubwo nyine umuntu aza akaririmba indirimbo ati ngenda yigukubita ikanyerera mu nda ni buyoka ahubwo ngira ngo iyo myitwarire rero yatuma umuntu ashimwa avuga bati ni umukozi vrema ase yo gahunda y'umumama wayumvise from Fini yo Fini nyine ndi kubyumva ariko se icyo nibaza mu murwa mukuru Helsinki yarekramaga iki yarekaraga ko atari yatanze ko rudi participe pass ubushake buhagije akoro divero uri umugome reka dusoze gutya rero timu zirasobanutse no ubwomba ngira ngo ntanga ubutumwa hari abantu baba babyumva twe dukina showbiz y'ibintu byabaye kandi twe turatohoza ntago iyi nkuru zirangoma amashyi zayivuga kandi ni showbiz hari ubwo se byamubabaza ntibyamurinze ibyamusize amahoro hari isomo se yabikuyemo nabonye Tanzania ngo abasire yabayoboye ntabo wabonye kandi ngo ni Tanzania ni Kenya ni Tanzania sayoboye se uramwana se amwana se ntari muri video yawe hari n'abazungu ariko yagiye ari gato ntabo yagiye yigamba ni umusaza teye ubwoba mva nukuri abagabo bararya uyu mugani wabo utari wo ngiye kuvuga nk'ubwo Davis se burajyaga mbona Davis ariwe kasamutwe mu majyepfo adakikisha koshi yaguce na kese yashaze rwose nabaga mvuga nti buriya Davis niwe hatwitse yaravuze ngo subizi ko yari yatije gusa se umwana yaje muri bodaboda n'ivumbi ryamurenze hari n'umuntu ureba ukumva ntiwanamusoma havuga ati mana yanjye ati ni ukuri usibye gutiza no sinumvaga nyuma nyine ziruma buriya ni igeno nyine tujye tubyumva uriya muhungu arashyushya ahinda umuriro ese ubu bamuyumbu bari kubyumva bariya barakomakomya baramutegera bagira gute nyine twese igihugu turagikunda ariko nyine ni from kandi si bibi hari ubwo ari bibi se ntago ari bibi kandi ntekereza ko nyine ibya byose ubwo n'abantu be bahita babyumva ubwo n'abandi bantu nyine bamube hafi yego mpereza amasegonda rero mbereka icyo gukora urayampa se wamfura we amasegonda rwose amasegonda meza ndagira ngo mbanze nsuze Fabrizio Romano uramuzi se wambutse se wageze muri siporo yego gatoya nyine ntambuga bagira ngo ntanga umukoro makuru aragora jara jya ubibwira abantu okay shyiraho agakiregeshwa konyine twigendera kubite breaking ahubwo muri kanga ntago jara mbabarira ubushize sinavuze inkuru z'abanyamakuru ahangaha ntago navuze kuri Rugimba na Theogene ntago navuze kuri Forward reka nze mbabwire uwitwa Rutamu Erijo uramwemera ntumwemera ndamwemera ariko se niwe Romano oya si we Romano ni Samu Karenze bagira ngo mbabwire Samu Karenze ke Fabrizio genda runonoreyo Reyo disi ngiri kwa Castade kuri Reyo Day oya bayibimye ako se barabona bayibaha nose bayituritsa nta gikombe batwaye Fabrice ubushize navuze ati yakwifashe yakwitendetse ku gakano Reyo irabura mu gufungura stade yashaka kuyijyamo umwe noneho iri bwishyuze yose ikayajyana wowe ubyumva neza burayi ni Lionel Messi mu Rwanda uri nyamukandagira gira ngo nsuze Fabrizio wanjye komeje kuba ubukombe arekura icyumba kibanga mbashimira abanyarwanda bakomeje kugenda bamwita Fabrizio kuko arabikwiye gikombe kiri hafi karero nawe muhe ubutumwa Rugajurigani Fabrizio Romano Jarike wipanga ngararekura ubushize sinavuze abakoze yahaye arinze ntago mwamenya amakuru ya Rutamu
uyu ni umunyarwanda. Iyo umunyarwanda akoze ibintu byiza tujye tumushima. Nimba mutaranatoje mutoza mu Rwanda gusa, nicyo gihe ngo umukadanye nzamba zitura wamfura. Rutamu Erijo agiye i Burayi ararongoye muri Amerika. Yararongoye. Si ngombwa ngo kuvuga umujyi, nabonye abantu bari kugenda babinkoma cyane. Yararongoye. Nyuma y'uko uyu yarebaga impano cyane aricyo kinazwiho kudetectinga atara. Ni Burayi umwana avuze kera ukabona aragafashe, na hano rwose yagiye hanura ibintu bikomeye. Na hano yakomese azatwara ikizi. Abantu benshi batabibona bamuseka cyane. Urabyumva neza. Ariko Messi wawe. Ange ni CR rwose. Uri kumva umusa? Rutamu yantunguye. Rutamu yakomeje ya gahunda. Hanga nkaza nkavuga ngo Jarike ngo bari kugurisha abakinnyi. Ngo barikari. Ngo rikari ngo yagurishije ngo Fiacre. Buriya ngo arutujya wuro yariye kuri Fiacre. Uri gupangura South Africa. Ababwira rikari ga nta wundi uzababwira amakuru yaba abanyamakuru. Abanyamakuru bari kugurisha abakinnyi. Rutamu yakoze ibiki? Mbwira. Yafashe umukinnyi amugurisha hafi $1,000,000 y'idolari. Oya. Miki? Nikanze biteye ubwoba. $1,000,000. Rutamu Erijo. Forget aba izindi ngoma, ni gutuma abanyamakuru mudatohoza mutumva. Rutamu Erijo. George yaturutse he? Uje agacungura Amavubi ejo bundi. Sa Amerika. Nuwose? Kare. Wangu ubu yabatara rikoroje. Mbwira rero. Kaza ukarokora Amavubi n'ukwitaka. Coach Gael ntiyahise amufungira muri. Reka nkwereke umwana yagurishije hafi $1,000,000 y'idolari. Ubu ari kubyinira ku rukoma muri wa mujyo we. Munyereke. Umwana yakinaga muri Nashville. Yamugurishije muri Vancouver City. Andika muri YouTube ano mazina ye kugira ngo nitwane ngo nge muri Google. Yanteye ubwoba. Fafa Pico. Andika miri zina. Gutya ukurimeze. Nushaho na spelling abantu baryumva. Fafa Pico ya P-I. Fafa yo ni isanzwe. Fafa ifite aksa. Iyo ni egi cyane glave. Accent egi. Iyi ni egi. Ni egi. Fafa Pico. Ryandikemo musacinga nizere ko ari kuri YouTube. Yaje rwo oya njya kuri YouTube se ngiye narebye kuri Google. Google cyangwa aho wakanda hose. Ariko nka YouTube wari gutureba nka crosses kugira ngo wicarire rimwe. Uyu Fafa Pico yavukiye muri United States. Ariko akinira igihugu banzu byisomere hagere tugendane. Fafa Pico. Akinira Haiti kandi yatangiye gukinira Haiti umwaka ushize 2023. Ubundi yari yaragize caption 2016 muri United States. Bahita bamugura. Urumva ni babirabura babacancuro. Bahita bamugura. Yakiniraga Haiti, nubakinira Haiti. Yavuye muri Nashville amugurisha hafi $1,000,000 y'idolari muri Vancouver City. Vancouver kabisa. Ubwo twinjiye Canada, murumva urwego rw'amadiru yamaze kugeramo. Umuwinga mubi cyane. Rutamu Erijo. Bandi bari kuwaya. Sha Rutamu yanteye ubwoba umusa. $1,000,000 y'idolari. Yanteye ubwoba. Yanteye ubwoba. Fafa Pico. Dore nguyu. Murebe. Ngeze kuri transfer market. Yego. Nukuvuga ngo Fafa Pico ku myaka 33. Yego. Ava muri Haiti ajya muri Vancouver. Wamaze kwasese karaja. Akaba mu left winger. Uguruka shanyarazi. Ku bihumbi 800 by'amayero. Hafi $1,000,000. $1,000,000. Uwo niwo bita Rutamu Erijo. Wagakunda Messi bitabaho. Uwo ndagiye umutwarane kimwe na Dio. Ubushize navuze ibya Dio na Trio. Nitsa ku muntu bita Patrick Habarugira. Wagiye ayoboye siporo kuri RBA na ZRC. Yagiye mu gihugu cya Canada. Nibibatungure ko Patrick Habarugira nasoza amasomo ari buze gafata umwanya uteye ubwoba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hayi nota atabaye PSs. Hano harashye. Ariko baragaruka Rutama ari kugurisha abakinnyi bateye ubwoba. Reka azagurisha abanyarwanda. Mwidemarika abanyarwanda twamaze gucimaka. Uwitwa Bruno wanjye. Bruno Taifa. Amanuka mu mazi hasi akuramo zahabu. Uwitwa Rutama agurisha impano. Rugimba na Hyundai na Kia hejuru cyane.
nyamakuru bariteretse Bariteretse ngo Rugaju ngo ninde wo kutajyayo ngo atere ikirenge mu cyaro arambuka. ngo Rugangura bose barambuka ngayo nguko wamfura Ewa. sezerera se sha umva miniyaha Fabrice yabone ko nanjye mu makuru Wariteretse. ninangira kwitereka kuri za Murera na za Nyamukandagira ngomba kuza mpirita mukada nyemerera mpinira inira hari kunso aminiraha Jarasi ndakugaye oya mande uri uwanjye. mande ndayica chef urakoze jye tukumirira ha ntukampekeranye asante sana wamfura urakoze